Uretse gukomeza kubwira akantu gato, bamwe mu bakristo twihaye imbibi z'abantu dukwiriye kuvugisha ndetse n'abo tudakwiriye kuvugisha. Urugero ugasanga umukristo avuga ati hari abo ntavugisha kuko uyu nguyu si umukristo, ese navuga ndetse n'umutari umukristo, njye ntabwo nakwibuza n'abanyabyaha, reka njye ntacyo twavugana. Wareba igice cyacu cya 19 umurongo wa 33 bavuga ngo umunyamahanga nasuhukira muri mwe mu gihugu cyanyu ntuzamugirire nabi. Umunyamahanga ubasuhukiyemo ababere nka kavukire. Mukunde nk'uko wikunda, kuko namwe mwarabasuhukiye mu gihugu cya Egiputa, ndi Uwiteka Imana yanyu. Biritubwiye neza ko umunyamahanga nabasuhukiramo cyangwa se umunyamahanga nabazamo cyangwa se uwo twakwigereranya n'umuntu utizera Imana. Umuntu utizera Imana cyangwa se umunyabyaha nakwapurocinga cyangwa se akakwigira, uzamwereke urukundo, uzamukunde nk'uko wikunda, kuko wibuke kuko nawe ukiri umunyabyaha Imana ntigeze gutererana, Imana ntigeze ikureka kuko wari umunyabyaha, ahubwo urukundo rwayo nirwo rwatumye uhinduka. Urwo rukundo uzamwereka niko ruzabasha kumuhindura nawe akabasha guhinduka umuntu w'umumaro. Uruta uko wamwiyegerezaho cyangwa se ukamwigizayo, ntabwo byaba ari byiza. Dukunde abanzi bacu.